Tuti bavandimwe mukurikiye umurongo wacu w'abakerubimu Kristo Yezu akuzwe. Reka ryose. Dukomeje gushimira buri wese, wakoze kuri sabone, ukora kuri like, tugashimira n'abandi bareba ibiganiro batari mu muryango w'abakerubimu TV. Wakora like, wakora sabone yaba ari inkunga duteye, na komantere zanyu kandi turazikeneye. Ni umuvandimwe wanyu rero Mudera Ascension, nongeye kubasuhuza mbabwira ko ijuru n'isi bizashira ariko ijambo ry'Imana rizahoraho. Ni muri uwo mujyo rero, ni niyo mpamvu twicaye hano, ni ukugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'umwuka. Nagira ngo rero mbahe n'umuvandimwe abasuhuze. Kristo Yezu akozwe. Iteka ryose. Ni umuvandimwe wanyu Wirikimenyi. Reka tutangize isengesho kugira ngo wenda tubone kusa nk'aho tukomeza ikiganiro. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Mutagatifu. Tugiye isengesho tugiye gukoresha, turakoresha Zaburi y'104. Umutima wanjye singiza uhoraho, uhoraho Mana yanjye, uri igihangange rwose, wisesuyeho icyubahiro n'ububengerane, wambaye urumuri nk'igishura, urambura ijuru nk'ihema, hejuru y'amazi wahubatse ingoro yawe, ibicu bigira igare ryawe, ugatambagira ku mababa y'umuyaga, imiyaga wayigize intumwa zawe, umuriro uwugira umufasha wawe. Isi wayiteretse ku kibanza cyayo, ntizigera na rimwe ihungabana. Ubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nagira ngo tuganire rero ku amazi dusanga muri Bibiliya, kuva ku ntangiriro, igitabo cya mbere cy'intangiriro, umutwe wa mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Umurongo wa kabiri batubwira amazi, umwijima wari ubundikiye inyanja y'amazi, n'umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo. Nta ni mu ntangiriro, mu mutwe wa mbere. Mu byahishuwe umutwe wa nyuma, umutwe wa 22, naho batubwira noneho amazi, inyanja y'amazi imeze nk'ikirahure ibonerana nk'ikirahure. Murumva ko amazi atangira Bibiliya akanayirangiza. Ntabwo rero umuntu yakirwa atinda ku mazi, kuko umubiri w'umuntu ugizwe n'amazi, ibimera bikenera amazi, ibintu byose biri ku isi iyo biva bikagera biba bikeneye amazi. Tudafite amazi nta buzima. Amazi ni ubuzima. Ngira ngo uyu munsi mu bibazo dufite cyangwa se bigezweho, ibyo bita ekoloji, ni ukwibaza ukuntu amazi yakitabwaho, ukuntu imigezi yakomeza ikagenda ikagera kuri buri wese. Ariko hari n'abantu batangiye guhunga cyangwa kuva mu bihugu byabo kubera ko amazi arimo kugenda ahabura, cyangwa se amazi arimo kugenda ahaba menshi. Ibyo rero ni ibibazo by'ubuzima bwa buri munsi hano ku isi. Ayo mazi rero nitujya twiyavuga, turi bubanze turebe amazi Nowe ashyira mu bwato, noneho akica bamwe, we n'abari kumwe nawe mu bwato bagakira. Ayo mazi tuyasanga mu gitabo cy'intangiriro, umutwe wa 7. Dufite amazi Moyize cyangwa Musa yari ateretseho, ngo turi mu gitabo cy'iyimuka Misiri, umutwe wa mbere, umurongo wa 3. Batubwira ko yari ateretse mu kantu k'agatebo, ako gatebo kari hejuru y'amazi hafi y'urufunzo. Aho ngaho turi mu gitabo cy'iyimuka Misiri.
nidukomeza tukareba Yezu yigishije inshuro abo yagiye gutora, yagiye kubatora bari mu bwato, ubwo ndavuga Petero na bagenzi be, yigishaga ari hejuru yicaye mu bwato, ibyo turabyibuka. Muribuka ari kumwe na wa mugore ku iriba rya Yakobo, aho naho ni hafi y'amazi. Yewe turibuka mu gitangaza cya nyuma akora, aho nanone arobesha amafi 153 bakayasangira. Ibyo byose ni ibitangaza bya Yezu, ni ibitangaza cyangwa se ni ibitwibutsa Yezu n'amazi. Ariko noneho mwibuke ko Petero atorerwa iki? Guhinduka umurobyi w'abantu. Tubitekereje gutyo twavuga ko abantu baba mu mazi, ko ari umuntu agomba kujya kubashaka mu mazi. Ayo mazi rero bagomba kuturobamo, iyo nyanja bagomba kuturobamo cyangwa Imana igomba kuturobamo, mu by'ukuri Bibiliya ibivugaho iki? Nicyo rero tugiye kugerageza gushakisha cyangwa kumva. Ngira ngo iyo mutekereje neza ku birebana n'amazi, muzarangiriza ku ijambo mwese muzi, mwese muvuga umunsi ku wundi, kubatizwa. Hari ikibazo cyo kwibaza niba umuntu agomba kubatizwa mu mazi menshi, ni ukuvuga bakamwibika mu mazi, bakakora ibyo bagomba gukora. Hari ababatizwa ku gahanga, abo ngabo numva hirya hino bavuga yuko batanabatijwe, ubwo ibyo wenda turabigarukaho muri iki kiganiro muri rusange. Muri make rero, ntushobora gusoma Bibiliya, ubwo tuzagenda tubivuga ku bintu byose wirengagije amazi. Twavuze ubushize ko nta wakwirengagiza ibuye, tuvuga ko nta wakwirengagiza umutima, ubu noneho hano tuvuge ko nta wakwirengagiza amazi. Ngayo rero amazi nagira ngo tuvuge ko uyu mugoroba, ubwo nagira ngo nsabe Willy adusomere mu gitabo cya Daniyeli, nako mu gitabo cy'intangiriro. Daniyeli tuzaza kumugarukaho nyuma, umutwe wa 2 umurongo wa 10. Mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 10. Umurongo wa 10 uragira uti: uruzi rwaturukaga muri Edeni rugasukira ubusitani, rukahava rwigabanyamo amashami 4. Ni umurongo wa 10. Ni uko kuvuga, sinzi nimba wenda nakomeza. Wakomeza. Izina ry'uruzi rwa mbere ni Pishoni, nirwo ruzenguruka igihugu cya Havira, ari cyo kivamo zahabu. Kandi zahabu y'icyo gihugu ni nziza cyane, kibamo n'amabuye y'agaciro nka buderiyumu na onigisi. Izina ry'uruzi rwa kabiri ni Gihoni, nirwo ruzenguruka igihugu cya Kushi. Uruzi rwa gatatu ni Tigiri, nirwo rutemba runyura mu burasirazuba bwa Ashuru. Uruzi rwa 4 rukaba ni Efurati. Urakoze cyane. Ubwo hano barimo kutubwira uruzi rutemba muri Edeni. Twabivuze kenshi ariko ndabisubiramo, iyo tuvuze Edeni tuba dushaka kuvuga kiliziya. Iyo tuvuga kiliziya ntabwo mba mvuga amabuye, ntabwo mba mvuga inzego, ibyo ngibyo twamaze kubyumvikanaho, ahubwo mba mvuga abantu bose bakurikiye Nyagasani Yezu Kristu, bamukurikiye nk'ukuri, bamukurikiye nk'urukundo. Abantu bose biteguye guhabwa urukundo rwa Nyagasani Yezu Kristu, biteguye guhabwa ukuri kwa Nyagasani Yezu Kristu, abo nibo bitwa kiliziya. Ibyo rero tubitandukanye n'imihango n'ibindi byose umuntu ajyamo agatekereza ko ari muri kiliziya cyangwa akurikiye Yezu, ibyo ntaho bihuriye. Ubwo rero muri Edeni igomba gutungwa n'iki? Igomba gutungwa n'amazi. Ayo mazi asobanura iki, cyangwa urwo ruzi rusobanura iki? Wenda ndabigarukaho ku buryo burambuye mu kanya gatoya, ariko hano dufite uruzi rucikamo 4. Ubwo nubwo tutari twiga imibare nayo tuzayigarukaho, ariko iyo bakubwiye 4 ni ikintu cyuzuye, ni ikintu cyuzuye, ni ikintu gitagatifu.
ubwo navuga dukoresheje ijambo ry'igifaransa kane n'umubare parfait. Kuba rero runo ruzi rucikamo ibice bine, ibyo bice bine ubwo mu rwego rw'icyo umuntu aba akeneye muri kiliziya, mu rwego rw'icyo ijambo ry'Imana riduha, kuko ijambo ry'Imana niyo mazi agenda mu kiliziya, niyo mazi agaburira kiliziya. Ubwo turebye muri Ezekiyeli 47 batubwira uruzi ruva mu burengerazuba rugana mu burasirazuba bw'ingoro. Urwo ruzi aho runyuze hose ibintu bikagenda byera, bikera imbuto ukwezi ku kundi, imbuto 12. Bikubwira iki? Bikubwira yuko iyo abantu bari mu kiliziya bakanyurwaho n'amazi, amazi yahe, amazi nk'ukuri, ibintu byose by'ibikorwa bakoze bibyara imbuto. Nawe rero niba hari amazi akunyuzeho, ni ukuvuga amazi y'ukuri, amazi asohoka mu ngoro, kuko mu ngoro y'Imana nta kindi gisohokamo n'iki uretse ijambo ryayo. Iyo tugiye mu ngoro tuba tugiye gushakaho iki mbere na mbere? Ijambo ryayo. N'aha rero muri Edeni, ikigomba gusohoka muri Edeni ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riduha ibintu bine. Ubwo mu kanya dutegura ikiganiro ntabwo twabashije kumvikana mu kinyarwanda icyo ayo magambo avuga, ariko iryo jambo riguha ubwenge, riguha ubuhanga, riguha ubumenyi, riguha ahari n'ubushishozi. Ubwo mu gifaransa navuga ko ijambo ry'Imana riguha science, ijambo ry'Imana riguha connaissance, ijambo ry'Imana riguha intelligence, ijambo ry'Imana riguha sagesse. Mu by'ukuri rero ijambo ry'Imana dufite rifite aho ridutangiriza, rifite n'aho ritwerekeza. Ni nayo mpamvu ryitwa inzira. Aya mazi aho atangira afite aho aturuka n'aho yerekeza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ari inzira. Amazi afite aho atangirira n'aho yerekeza. Ariko noneho iyo tugeze mu rwego rw'inyanja, inyanja ntabwo wamenya aho itangirira, ntiwamenya n'aho yerekeza. Aho ngaho noneho twageze ku ki? Twageze ku bintu nakita bigari bigari by'Imana, ariko bitavuga by'ubuhanga bwinshi. Ubwo rero aha ngaha mu buzima bwa buri munsi muzi ko haba iki? Haba inyanja, haba ikiyaga, haba umugezi, haba iriba, haba imvura, haba n'ikime. Ndavuga tubishoreranyije uko biri. Simbizi nibwo wabyumvisha. Icya mbere ni inyanja, icya kabiri ni inyanja, ikiyaga, eh? wari uvuze inyanja, hakaza Ikiyaga, ibiyaga, oya, hakaza hakaza umugezi, uruzi, mhm, hakaza ariko iriba, no iriba, hakaza noneho imvura, hakaza ikime, hakaza n'ikime. Hari ikindi eh, kirengaho se mu mubiri bifite amazi biva mu kirere? mu biva mu kirere. Ndumva ari ibyo. Ni wenda uhereye habanza imvura. Mhm. Imvura, No, duturuke kure kure ku binini, duturuke ku binini. ibicu. Ibicu byaza inyuma 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 y'ikime. Ubwo se wenda nyuma y'ikime, ubwo se wenda hari imvura, hari ibicu, Oya, hari ibicu ntabwo ikime. ndabizanamo hano, kuko ibicu nge byajyana n'izuba. Iyo nimvuga ibicu nzavuga izuba, nimvuga ibicu nzavuga ikirere. Hano ndimo kuvuga amazi, ndavuga ibisukika, ibitemba. Ubwo impamvu nari ndi gushyiramo ibicu ni uko ari byo bibyara imvura. Ubwo wenda uri muri Izayi 45:8, wenda naho twaza kuhagera, ariko muri Izayi 45:8 uraza kubona yuko bavuga ko Mm, Imana duha ikime. Hano muri yego. Geneze 2 cyangwa mu Ntangiriro 2 nabwo bavuga yuko hari ikime Mm, cyazamukaga mu butaka. yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo buri kintu ugomba kugishyira mu mwanya wacyo kugira ngo ubashe kugikoresha muri uwo mwanya. Ariko umenye ko Mm, ikime mu rwego rwa Bibiliya ari rwo rwego rwo hejuru rushoboka rw'ijambo ry'Imana. mm, Mu gihe urwego rwo hasi rwo hasi rwo hasi rushoboka ari uruhe? Ari inyanja. yego. Ubwo rero bihuriye hehe? Tugaruke hejuru, bihuriye he na kiliziya? Bihuriyeho n'ukwemera. Kuba Mm, Nowe ajya mu bwato, ubwo bwato bushushanya kiliziya. Uburyo ubwato bwubatse bushushanya kiliziya. Ni kimwe n'ingobyi. Ingobyi imwe bazaga bahetsemo abarwayi babazaniye Yezu. Ni kimwe n'agatebo, kari agatebo Moyize yari yicaye, mwashyiramo Moyize. bashyiramo Moyize. Ni kimwe Mm, n'ubwato. Muzi ko igihe kinini kiliziya iyo bayishushanyije bayishushanya nk'iki?
nk'ubwato. Ibyo ni ibimenyetso bya kiliziya. Ubwo rero kuba kiliziya igomba kwicara hejuru y'amazi, igomba kwicara hejuru y'inyanja, igomba kwicara hejuru y'umugezi, kuba Yezu agenda hejuru y'amazi, icyo gitangaza muracyibuka, ni ukukwereka yuko Yezu ari hejuru y'imbaraga z'ikinyoma. Ubwo rero Moyize ugenda hejuru nako agatebo ko kari hejuru y'amazi ni kiliziya idafite imbaraga, ariko ni kiliziya iri hejuru y'ikinyoma. y'ibinyoma. Kuba Yezu agenda hejuru y'amazi ni ukubereka yuko ashobora kugenda cyangwa agenda hejuru y'ikinyoma. Ijambo Mm. ry'Imana riri hejuru y'ikinyoma. Kuba rero hari abantu, ndavuga wenda nk'abari abanyamisiri bicwa n'amazi, ni ikihe kimenyetso? Ni ikimenyetso cy'uko niba uretse ikinyoma gikomeza kukubaho cyangwa kigomba ntubumve ukuri, bizarangira kikwibiranye, kizakujya hejuru kikwica. Ikinyoma kirica. Mm. Ikinyoma gishyira muri prison, kuko niyo usomye Yohana 8:31-32, ikidukiza ni iki? Ni ukwakira ukuri. Ukuri kuradukiza, ukuri kuratubohora. Niba rero utari mu kuri, urimo kwinjira muri prison y'ikinyoma, urimo kwinjira mu mazi, urimo kwinjira mu kuzimu. Amazi arimo kurengera. Amazi rero nk'ikintu gisobanura ukuri, amazi nk'ikimenyetso kigomba gusohoka muri kiliziya. Igisohoka muri kiliziya ni iki? Ni ukuri. Ayo mazi agomba kugira ubwato buyicara hejuru, ni ukuvuga kiliziya. Kiliziya igomba kwicara hejuru y'amazi, ntabwo igomba kwicara munsi y'amazi. Kiliziya igomba kwicara hejuru y'ukuri, kiliziya igomba kwicara hejuru y'ikinyoma. Kiliziya igomba kuba yicaye ku kuri, igomba no kuba yicaye hejuru itsinda ikinyoma. Sinzi wenda nari cyo ugiye kubaza. Yego, nari ngiye kubaza. Urabona, uvuze ako kantu ko kiliziya igomba kwicara hejuru y'amazi, itagomba kujya munsi y'amazi. Mpita nibuka hariya mu Iyimuka-Misiri n'ubundi, ah, aho amazi asadukamo kabiri bagacamo mo hariya munsi, nimba ari munsi, ariko ntabwo bari baciye munsi, ni uko amazi yari yegeyeyo No, ku mpande baciye ahantu humutse, ku butaka bwumutse. yego. Guca ku butaka bwumutse ni iki rero? Ni uko wibuke ko mu ntangiriro batwereka yuko Imana ibanza gutandukanya amazi yo mu kirere n'amazi yo hasi. Ibyo ngibyo ni Mm. iki? Ni uko hari ukuri ko mu rwego rwo hejuru, ni ukuri kuva mu ijuru, n'ukuri Yego. kugomba kuba kuri hasi ku isi, ni ukuri ko ku isi. Niyo mpamvu itandukanya amazi yo hejuru n'amazi yo hasi. Mhm. Iyo imvura ivuye hejuru izana ukuri ko mu rwego rwo hejuru. Ni nayo mpamvu muri Izayi mirongo ine Mm. na gatanu batubwira ngo manura icyo kime cyawe Nyagasani. Ni ukuvuga ngo manura Mm. uwo mugisha wawe, manura uko kuri kwawe. Noneho amazi yo hasi wenda ubwo n'ingero zigenda zifatika, ni uko bakubwira no nko mu byahishuwe ko hari igikoko kizava mu mazi n'ikindi gikoko kizava ku butaka. Amazi Yego. nk'ikintu kigari, ni ukukubwira aho rubanda, bivuye gutyo rubanda, bakubwira bati iki kintu turacyemera. Noneho abihaye Imana cyangwa se abagomba kuyobora imbaga bakavuga bati ubwo abaturage babishaka, reka natwe tubikore. Icyo ni Mm. igikoko kiba kivutse hehe? Mu mazi. Ubuta- mu mazi. Mu mazi. Igikoko Mm. kivutse mu mazi ni inyigisho izanwa na rubanda, cyangwa se imikorere izanwa na rubanda. Mhm. Noneho abayobozi cyangwa abihaye Imana, mbivuge gutyo, bo bakavuga bati ariko uzi n'ikindi, iyi deni nziza ubwo abaturage babishaka gutya, reka tubajye inyuma. Nyamugani wa Mm. nuza w'ikilatini vox populi, ni ukuvuga ngo ijwi ry'abaturage ryatsinze, demokarasi y'abaturage yatsinze. Ni ukuvuga ngo Mm. wowe wari ugendereye, wagomba kuyobora imbaga, ugakurikira iki? Ugakurikira icyo gikoko kivutse hehe? Mu mazi. Noneho Amazi. igikoko kivuka mu butaka, nubwo atari ubutaka turimo kuvugaho uyu munsi, noneho ni iki? Ni ibitekerezo bihaguruka mu bayobozi. Kuko ubwo iyo ufashe ubutaka n'amazi, ubutaka aba ari abayobozi cyangwa igice cy'imbere cya kiliziya, aba agomba Mm. kureberera kiliziya. Noneho mu gihe amazi ari abantu bose muri rusange. Ibyo wenda nibyo tubona nko mu byahishuwe. Ubwo rero Yego. nkiri kunuza kuri ba banyamisiri bahita bakanyura mu mazi, cyangwa se nako bafatwa n'amazi mu gihe abandi bahise. Ni ukuvuga ngo niba uri mu kinyoma, amazi aragufata, amazi akurengaho, ikinyoma kikurengaho. Birangira kigufunze, birangira kigushyize mu munyururu. Kugira ngo ubashe kubohoka cyangwa gukira, ni uko wakira ukuri.
niba utakira ukuri bizarangira amazi akurengeye. Ayo mazi niyo yica barabo kwa Nowe. Kiriya ni ikimenyetso kikubwira yuko niba udakurikiye ukuri amaherezo uzarimbuka ukarimburwa n'icyo kinyoma cyawe. Ntabwo ari Imana ikurimbura, ni ikinyoma cyawe kikurimbura. Ikinyoma gifite aho kigarukira, uko cyabaho kose kigira aho kigarukira. Ubwo nanone buriya bwato batubwira wenda nk'ahari abajya kuroba bakaroba amafi, ni ukukwibutsa yuko iyo ukurikije ijambo ukajya iburyo, ni ukuvuga ukajya mu rukundo rw'Imana ukurikiye ijambo, ushobora no kugira abantu uzana ku Mana. Niyo mpamvu wari ari amafi 153, 153 nk'umubare 9. Ariko noneho igituma ndimo kuvuga ko amazi tugomba kuyitaho ni uko iyo umaze kubona amazi, ari nabyo tubona muri Geneze ku munsi wa kabiri, Imana imaze gushyira amazi ku mwanya wayo, ayo hejuru n'ayo hasi, ku munsi wa gatatu habasha kumera ibyatsi. Kuko ibyatsi bimera hehe? Bimera ahantu hari amazi, hari ubutaka, hari n'amazi. Ni ukuvuga ngo ubasha gutangira kwakira ukwemera. Iyo dusomye rero mu gitabo cya Daniyeli 1:12, ushatse wahasoma, tubona ko Daniyeli na bagenzi be baryaga iki? Imboga, bakanywa n'amazi, bigatuma bagira ubwenge bwinshi. None se uko mubizi, muratekereza yuko kunywa amazi no kurya ibyatsi cyangwa se imboga aribyo byagira ubwenge bwinshi, cyangwa nuko ari amazi asobanura uko kuri? Ni ukuvuga ngo kwakira ukuri ukakurya, kuko kurya ni ukwiga. Kunywa ayo mazi nabyo ni kimwe, ni ukwiga, kuko hari ikintu kimwe kiba kigomba kurangiza inyota yawe, ni ukuvuga ukuri. Hari n'ikindi kiba kigomba kurangiza inzara yawe, ni ukuvuga urukundo rw'Imana. Ubwo rero uko urya ijambo ry'Imana, uko unywa ijambo ry'Imana, ni kurushaho kugira ubwenge. Buriya bwenge twashyize muri biriya bice bingahe? Muri biriya bice bitanu. Daniyeli 1:12 batubwira ngo ndakwinginze ngo ugerageze abagaragu bawe mu minsi 10, batugaburire imboga kandi baduhe n'amazi ariyo tunywa. Ngo Daniyeli na bagenzi be banywaga amazi bakarya imboga, nicyo cyatumye bagira ubwenge. Ntabwo uyu munsi kuba umuvegani cyangwa se kuvuga ko utarya inyama, ko utanywa inzoga aribyo bizaguha ubwenge. Ikizaguha ubwenge ni uko uzanywa amazi, ni ukuvuga ukuri kw'Imana, Bibiliya, ukarya ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ukuri kw'Imana, Bibiliya. Aho ngaho uzashira inzara yo kumenya, aho ngaho nako inyota yo kumenya, ushire n'inzara yo kugira gute? Inzara yo gukunda no gukundwa. Ibyo rero ni ikintu mugomba kwishyiramo, ko iyo batubwiye amazi muri Bibiliya baba bashushanya iki? Baba bashushanya ukuri. Ubwo rero niba ufite amazi yo mu nyanja, uri mu kuri kwa rusange, uri mu kuri kwa, navuga ko guciriritse. Iyo ugeze ku kiyaga, ukuri kwigiye imbere. Iyo ugeze ku mugezi, ukuri kwigiye imbere nanone. Ariko wagera ku iriba, aho ngaho noneho, kubera ko iriba riba ryubatse mu mabuye, iriba ryubakishwaga amabuye, noneho kuri ayo mabuye nako muri ayo mabuye yubatse iriba, akaba ariho bashyiramo amazi. Ni ukuvuga ngo ufite ari ibuye rishushanya ukuri, ari n'amazi arimo ashushanya ukuri. Aho ngaho uba wicaye ku kintu cy'agaciro gikomeye. Ubwo rero Yesu muri Yohani 4 uganira na wa mugore w'umusamariya, baganirira ku iriba, ni ukuvuga ngo baba barimo kuganira ku ijambo ry'Imana, barimo kuvuga ku ijambo ry'Imana. Noneho nanone iyo turebye wenda nko mu bitabo byinshi bya Bibiliya, mubona kenshi ko batubwira amazi ya Yorodani, ayo Yohani Batista yabatirizagamo, bakatubwira amazi ya Efurati, bakatubwira amazi ya Tigre, bakatubwira inyanja. Ariko ibyo byose baba barimo kudushushanyiriza iki? Baba barimo kudushushanyiriza ijambo ry'Imana, ukuri kw'Imana, bitewe n'icyo barimo kuvuga. Niba barimo kuvuga inyanja, turi kuri rusange, ariko niba barimo kukubwira ikime cyavagamo manu, kuko manu iyo bayirebaga babonaga ari ikime, ariko bajya kuyifata igahinduka nk'umugati. Ariko iyo bayireberaga kure babonaga ari ikime. Ukubwira iki? Kuvuga ko ijambo ry'Imana iyo urirebera kure uba utaribona neza, ariko kuryegera rigahinduka umugati. Kuko Abisirayeli babona bigwa, babonaga ari ibintu by'umweru, bakagira ngo ni ikime, ariko bajya gukoraho cyangwa bajya kwegura bagasanga ni iki? Ni nk'umugati.
ngiryo ijambo ry'Imana, iyo urirebera kure ni ikime, ariko uko wajya kuryegera ugiye kurifata cyangwa kuryakira rigahinduka umugati, umugati w'ubuzima. Ubwo rero mu ntambara turimo uyu munsi, turi mu ntambara za ekoloji, turi mu ntambara zo kubungabunga ibidukikije n'ibindi nk'ibyo, ariko mbere yabyo ntabwo ari icyo ngicyo Bibiliya iduhamagarira. Iduhamagarira kugirira icyizere Imana, kwakira ukuri n'ijambo ryayo, mu ijambo ryayo, ibindi niyo ibigenga, niyo uzi uko bigomba kugenda. Ubwo rero ntabwo twarangiza cyangwa twavuga ku mazi ngo bizarangire, ariko noneho wenda twaza kuvuga kuri batisimu. Ariko mbere yuko tujya kuri batisimu, sinzi niba hari ikindi kibazo waba ufite. Bo, wari ukomoje kuri ziriya mboga ba daniyeli, muri daniyeli bagira ongeraho ikibazo. None se mbo urabona ko wenda iyo ugiye mu ntangiriro, rimwe cumi na rimwe kugera kuri cumi na kabiri, niho ubona ibyatsi bya mbere ziriya mboga se zizajya guhura, zizaba ari kimwe na biriya byatsi Nyagasani arema mwiriya Geneze ya mbere. Kugira ngo wenda tunabivugeho gutya, ni ukuvuga ngo hari Mm, ibyatsi byo ku butaka batubwira muri Geneze ya mbere, kuko ubwo wenda mbigarutseho kuri iriya Geneze nyivuze ku buryo bwihuse. mm, Ku munsi wa mbere ni umuntu ukanguka akava mu bukozi bw'ibibi yari arimo, akava mu kinyoma yari arimo, agakanguka atazi aho ari. Ni nayo mpamvu byose byose biba byivangavanze muri we. Niwo ni umunsi mm, wa mbere. yego. Bene uwo muntu, iyo Imana imugezeho, ikintu cya mbere ikiba gihari ni ikihe? Ni uko umwuka w'Imana wo ntawo waragiye. Ni ukuvuga ngo niyo waba warateye umugongo Imana, umwuka wayo ukomeza kuhaba. Wowe ujya kure y'Imana, ukongera ukajya kure y'Imana, ariko umwuka wayo cyangwa urukundo rwayo rukomeza kuhaba. Ubwo noneho ku munsi wa mbere y'Imana igusuye cyangwa ikugendereye, umera nk'ukangutse, nk'uvuye mu isindwe. Ku munsi wa kabiri ikagerageza noneho kuvangura ibintu, ikakwereka ko muri wowe ukamenya ko habaho ukuri, ukamenya ko habaho ibinyoma, ukamenya ko hari ukuri kukurenze, hari ukuri kuri hasi, ariko utaratangira kubyakira. Noneho rero ku munsi wa gatatu, kubera ko niba watangiye kubibona, utangira no kubikunda. Ku munsi wa gatatu noneho rero utangira kugira gute? Utangira kwakira uko kuri, utangira no kugira ikintu ugeraho ugendeye kuri uko kuri. Ngira ngo Mm, umunsi wa gatatu ari nazo ziriya mboga turimo tuvuga, cyangwa se biriya bimera bimera ku munsi wa gatatu, ushushanya abantu benshi cyane duhura, ushushanya abantu benshi cyane muhura cyangwa uzi. Ni ukuvuga ngo niba abantu muhura avuga ati Imana ni igitangaza n'ibiki, ariko arimo gusubiramo ibintu yumvishe, arimo kuvuga ibintu nyine, wabona ukubwira ati Imana irakiza, umusaraba wadukijije, amaraso ya Yezu, ari ibintu asubiramo gutyo, ariko nyine yumva bihagazemo, yumva mm, bihagazemo. Uwo muntu buriya aba ari mu mboga, aba ari yicaye mu mboga, mbivuye gutyo. Ntabwo ndavuga ngo yicaye mu ifarini, oya, uwo muntu ari mu mboga. Ntabwo aragera ku rwego noneho ibyo bintu byimanura biza muri we. Ku munsi wa kane, umunsi noneho yakira urukundo, no kuvuga izuba, akakira ukwezi, no kuvuga ukwemera nyakwemera, akakira inyenyeri, no kuvuga gutangira kubyara ibikorwa. Ariko ku munsi wa gatatu wo ni abantu benshi, ni ukuvuga ngo abadogiteri benshi muzahora muri za teoloji, abapasiteri, abenshi bari muri ibyo bice. Ni wa muntu uza rwose akakubwira, ubona yabize icyuya, ubona yishimye, ubona mbese afite ibintu agusobanurira, ariko mu by'ukuri ari ibintu mm, nyine bikiri ku rwego rw'intuza rw'imboga, ntiyabivuga gutyo. Abakiri ku rwego rw'imboga, wenda usomye nko muri Izayi 42 umurongo wa kabiri kugera ku wa kane, na ntuza nkunda cyane, aho bakubwira ko uwo Izayi muhamya. 44. Izayi 42 umurongo wa kabiri kugera ku wa kane, hari aho bakubwira, nushaka ko harebe, hari aho bakubwira ko uwo muntu uzaza, cyangwa se iryo jambo ry'Imana rizaza, uwo jambo uzaza, ntago, cyangwa se uwo mugaragu w'Imana, ntago azigera avuna ikibingo kirimo kinyeganyega, ntago azigera azimya agatara karimo kwaka. Nuvuga Mm, ngo ingiki iki ijambo ry'Imana rigomba kujya ni uko buri wese rimufata ahari, rikamufata uko ari. Naho ibingibi abantu bakubwira ngo urarimbutse uzabona ishyano, ibyo ngibyo ntabwo ari ijambo ry'Imana.
ijambo ry'Imana rigomba kuguherekezanya urukundo. Ushatse wanahasoma ubwo tuhavuze Izayi mirongo Mbo ine na kabiri. 42. Wenda eh, reka mbere ku murongo wa mbere ngere ku wa kane niho biraza ehe. gusanga. Dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye inyizihira, namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera. Ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanisha ijwi rye mu mayira, ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumba icumbeka, kandi nta kabuza azagaragaza ubutabera. Ntazigera acogora cyangwa ngo acike intege, kugeza ubwo azaba yamaze gukwiza ubutabera ku isi, n'ibirwa bitegereje amategeko ye. Ngiryo ijambo ry'Imana. Naho iyo ubona umuntu muvugana gato akakurakarira, nimero yawe akayikuraho, agatangira kuvuga ngo uzarimbuka, uzabona ishyano, uriya ntabwo ari Imana birimo kumuvugiramo, aba akiri mu rwego rw'imboga. Naho umuntu Mm, wamaze kumva ijambo ry'Imana, wamaze kumva urukundo rw'Imana, ari ari ikibingo kinyeganyega cyangwa cyarabye abana nacyo kandi akamenya uko akigenza. Aho agomba kuvuga aravuga, aho agomba guceceka araceceka, kandi abantu bagakumenya uko byagenda kose. Urukundo rw'Imana rukamenyekana hose, rumenyekana hose. uwo nguwo mm, uwo nguwo ni ukuvuga ngo aba yarasohotse muri urwo rwego rwo mu mboga. Abantu bo mu mboga nyine ni abo ngabo muhura nyine yabize icyuya, ahubwo uzarimbuka nudakora ibintu utawugera gutyo ibyo byose nyine ntabwo mvuga ko atari ijambo ry'Imana baba bavuga, ariko baba mm, bakiri mu rwego rwo hasi, mu rwego rw'umunsi wa gatatu, mu rwego rw'imboga n'amazi. Ntabwo mm, baba bari bagera mu rwego rwo kurya umugati, mu rwego rwo kunywa divayi cyangwa rwo kwakira amaraso ya Yezu, kuko amaraso ya Yezu wageze ku rwego rwa nyuma rw'ukuri ushobora kwakira. Ariko umuntu ukiri ku mazi, ukiri ku mboga, ujye umwumva. Iyo mm, anavuga aba yumva ko umugani wa kinyarwanda n'intuza nako wa mugani, ingunguru zibereye aho nizo zisakuza cyane. Bene abo ngabo ubwo banagutesha umutwe. Ariko hari abantu benshi bagwa, hari abantu benshi bahahamuka cyangwa bava mu bintu by'Imana. Kubera iki? Kubera kwigishwa nabi. Bene abo bantu mm, baza bakwigisha ariko bataramenya urukundo rw'Imana, rutarabicaramo, rutarabatura, mm, bakwigisha ibyo bumva bigejejeho, kubera ko bakiri mu ntangiriro, baracyari mu rugero rw'abigishwa, ntabwo barajya mu rugero rw'intumwa. Ariko wo kumva ko nyine yarangije, yageze kure, ariko arimo kugusubiramo ibyo yumvishe, ntabwo arimo kukubwira Yezu wamaze kumusura. Ubwo wenda sinzi niba narisubije icyo kibazo wambazaga cyo ku munsi wa gatatu. wari ugisubije, ariko hari hasigaye akantu wari utubwiye none, ariko iyo ugeze nanone kuri nuza ku munsi wa gatandatu usanga nanone Nyagasani atanga za mboga nanone. Mhm. Ariko nanazitanga Ehe. ku buhe buryo ku munsi wa gatandatu? Ku munsi wa gatandatu, Eh, sinzi, wenda reka amasome kugira ngo eh. wenda bataza kugira ngo Kuko biratandukanye, binuze. uraza gusanga bitandukanye. Wenda biratandukanye byo. Ku munsi wa gatandatu, reka duhere ku murongo wa 29, Mhm. kugera kuri 30, wenda niho Ubwo biraza turi mu kujya. ntangiriro rimwe, makumyabiri. Intangiriro rimwe. Mhm. Imana iravuga iti, dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, n'igiti cyose cyeraho imbuto zifitemo umurama, ziza Mbese biza. waba uhagarikiye aho ngaho. Aho ngaho batubwiye Aha, icyatsi, ariko yego. batubwira n'igiti. Mhm, Ni kimwe n'ibintu byose uko ugomba kubisoma. Hari igice cya mbere cya kiliziya ugomba kwinjiriraho, ni ukuvuga mm, umuryango ugomba kwinjiriramo ni icyo cyatsi. Noneho ubwa yego. kabiri igiti. Ubwo noneho Mhm, wageze ku gice cya kabiri cy'ubumenyi cyangwa cya kiliziya winjiramo. Niba yera bakubwira n'imbuto. niba bakubwira yuko mu ihema ry'ibonaniro hari igice cyo guturaho igitambo n'igice cy'ahera hahera. Mm, Bakubwira yuko muri temple cyangwa mu rusengero hari harimo igice cy'urutambiro, ariko hakaba n'ahera hahera. Ni uko hari mm, igice cya mbere ugomba kugeraho mbere y'uko ugera ku gice cya kabiri. Niyo mpamvu rero aho ngaho batubwiye icyo cyatsi ugomba kwakira bwa mbere, cyangwa se kuko aho ngaho turi no ku kibazo cy'ubuyobozi.
mu gihe Mhm. ahambere ari ibibaho, ariko aho ngaho none urimo guhabwa kubyakira nk'umuyobozi, mu Mm. gihe mu gice cya mbere urimo kubyakira nk'umunyeshuri, mbivuge gutyo. ari naho mbivuze no ku buryo wenda busanzwe, ibyo dusanga muri Luka 6:13, hari igice cyo kuba umwigishwa, hari n'igice cyo kuba intumwa, ntabwo ari ibice bimwe. Mm. Intumwa ni umuntu nakitwa wakomejwe, mu gihe abigishwa ari abantu muri rusange bari mu nzira yo kwinjira. Ni icyo Mm. cyatsi niba ubishaka, ariko Okay. noneho ubyara ku giti, aho ngaho wageze hehe? Wageze Ku- ku ku- ku ntumwa. Mm. Ntabwo Eh, aba ari bimwe, nubwo ibyo bifite ari bimwe. Ni kimwe mm. abana banjye iyo turimo kuganira barambwira bati ariko ubushize ko twaba turimo kwiga, twize ibi n'ibi mu mibare, uyu mwaka twaba tubona aribyo turimo gusubiramo. Ndababwira nti Mm. mwitonde murebe neza, uraza gusanga ko nubwo mubisubiramo imbaraga bifite atari zimwe. Ni kimwe Mm. rero n'ijambo ry'Imana, nubwo wowe ubisoma ugira ngo ni bimwe, imbaraga wowe ubihabwamo si zimwe. Kuko Mm. wiga imibare yo muri segonderi, ntabwo wenda ashobora kwiga, tuvuge wenda simbize integrale, ntabwo mbizi icyo navuga, ariko naziga muri universite ntabwo azaba ari zimwe, ariko izina azaba ari rimwe, bazamubwira ko ari integrale, ariko ibyo Mm. azaba yigamo ntabwo aba ari bimwe. Ubwo rero wowe Yego. gutyo ubirebye, umuntu yakubwira ati uriya muntu yize integrale, ukavuga uti bibi, ariko ntabwo aba ari bimwe. Mm. Hari Twakomeza. twakomeza Ndumva. tujya kuri Eh, batisimu rero, kuko ngo tugenda kuri batisimu kugira ngo tunyarutse. none se warabatijwe? Yego, narabatijwe. Nta bantu bari bakubwira ko ugomba kongera kubatizwa se? Mbo. Wenda ntabwo nari nahura bambwira ko ngomba kongera kubatizwa. Mbo, ariko hari aho numva nyine babyigisha ati reka reka abantu mwabatijwe wenda mu mazi ku gahanga, nta kintu uwo mubatizo ntacyo umaze. Umubatizo nyamubatizo ni ugukwinika mu mazi, nibyo wenda hari abo numva nyine bigisha gutyo. Ubwo rero sinzi ayo mazi menshi wari umaze kudusobanura ko iyo nyanja, wenda yaba ahagarariye nk'iyo nyanja cyangwa se ahagarariye nk'uruzi, simbizi. Noneho tukagenda tugera kuri ya mazi makeya kugeza agenda ubwo tubona. Igitonyanga cyo ku gahanga. Yego. Buriya rero idini ni ikintu kibi. Mm. Idini ni ikintu kibi, ni kimwe n'amashyaka ya politiki. Mhm. Abanyapolitiki baraganira bakakubwira ukuntu ishyaka ryabo ari ryo ryonyine rifite ibi n'ibi kandi abandi batari byo, ariko wakurikira neza ugasanga bose barimo kuvuga bimwe, uretse ko batabivuga mu magambo amwe. Hamwe. Mm. N'ikimenyimenyi ni uko iyo bagiye ku butegetsi ubona ntawe yigize cyarusha undi, ni uko ibyo baba bavuga ari bimwe, ahubwo igikurikiye ari ikihe? Ari uburyo bwo gushaka abakiriya. Mm. Niba rero kwinika umuntu mu mazi, niba gushyira umuntu kumubatiza ku gahanga aribyo bimugira umukristu, twajya no kuryama tugasinzira kuko turabatije, turi mu ijuru. Ngira ngo rero biri mu bintu ahubwo byongera ubunyanda, byongera ubunebwe. Kubera iki? Kuko umuntu yicara mu migenzo, ari umugenzo wo kubatizwa ku gahanga, ari n'umugenzo wo kubatizwa mu nyanja cyangwa se muri Yorodani, ariko bikarangira mu by'ukuri adahindutse, bigarangira atazi iyo yerekeza. Kubera iki? Kubera ko bamubwiye ko, cyangwa bamubeshye ko, akagira ngo ni ibyo ngibyo bamubwira. Mm. Niba umuntu ashobora kukubwira, ubwo ndabwira ababitubwira cyangwa ababibwira abandi, ngo niba utarabatijwe mu mazi magari, no kuvuga ngo bakwinike bongera bakuzamure, ntibibabatijwe. Ese ko ntari namubona bamubambye ku musaraba, niba tugomba gukora nk'ibyo Yezu yakoze? Kuko Yezu aratubwira ati namwe mufate umusaraba wanyu munkurikire. Kuki ntari nabona umukristo arimo gukururana n'umusaraba, ngo yerekane ko akurikiye Yezu? Rimwe na bazakubwira ko umusaraba nyine ari ibigeragezo. None kubera icyo ayo mazi atagira ikindi avuga? Niba umusaraba ari ikigeragezo, kandi ni nabyo, Mhm. umusaraba ni ikimenyetso cy'intambara ugomba kurwana.
nk'uko Yezu mm. yarwanya ize nawe ugomba kurwana izawe. Kubera iki noneho amazi atagira ikindi avuga? Muri Matayo 28 umurongo wa 28 wa 18 kugera kwa 20 uhasome. Bakunda kuhansohorera bakanambwira ko ngo buri gihe ngo ntanga referanse ariko sinzisome, mbabara uhasome noneho makumyabiri tuvuge. n'umunani 18 ugere kuri yego, 20. 18 kugera kuri 20. Yezu arabegera arababwira ati, nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigishe amahanga yose, mubabatize ku izina rya Data, ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose, dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe. Bo muri Bibiliya batubwira batisimu y'amazi, batubwira batisimu y'umwuka, bakatubwira batisimu y'umuriro. Mm, Niyo bavuze batisimu y'amazi, aho ngaho turacyari kuri izo mpaka zacu, ni ukuvuga ngo bagushyira mu mazi cyangwa undi bamushyira ku gahanga. mm, Batisimu y'umwuka yo muyihabwa gute? Muyihabwa nande? Muyihabwa ryari? Ubwo urambwira ku munsi wo gukomezwa, abakarisimatike ku munsi wo gusenderezwa, abarokore ubwo ni ukuvuga ku munsi nyine ya simbizi simbizi uko wowe bigenda. mm. Ntabwo twabimenya kubera ko nanjye ntabyo nzi. Noneho se batisimu y'umuriro. Batisimu y'umuriro. Mm. Ubwo se yaba ijya kumera nka ya yindi uh, baba b'abahungu basabaga ati Yezu umwe nzicara iburyo n'inde ibumoso, noneho bavuze ati muse muzanywera kuri iyo batisimu muzanyweraho. Sinzi, Rero ntabwo ngo ari mbona narengeye ibi ku. bimenyetso, ibi bimenyetso bitatu baduha, amazi, umwuka Mm, n'umuriro, ni kimwe na biriya bimenyetso bitatu baduha Data, Mwana na Roho Mutagatifu. yego. Ibyo bimenyetso birajyana. Naho ngo Mm, kubatizwa, iyo ubatijwe icyo Yezu yifuza, aho umwana w'Imana agomba kugera cyangwa kugezwa, niba yahuye n'intumwa, mhm, atahuye n'abigishwa bagenzi babo bagahura n'intumwa, ikintu cya mbere bagomba kumugezaho ni urukundo rw'Imana. mm, Ni ukuvuga ngo niba warigishijwe n'intumwa, intumwa zibirimo zibihagazemo neza, zidahagaze mu madoktrine cyangwa mu nyungu z'amadini, intumwa zihagaze mu ijambo, mu mwuka w'Imana, ikintu cya mbere zizakugezaho ni uko uzabasha zizakubwira ati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Uwo ni Yohani Batista. mhm, Aho ngaho iyo umuntu akujyanye akakugeza ku rwego wumva ko rwose ukunzwe n'Imana kandi ntubigishidikanyeho, urwo ni rwa rwego umuntu atakubwira ngo yagutera icyuma ukumva ntacyo bikubwiye. Ni rwa rwego umuntu yakubwira ngo uzapfa ejo ukavuga uti ahubwo niyo napfira ijoro nta mwenda mfite. Urwo ni rwa rwego umuntu azakubwira ati inzara iraje mu cyumweru gitaha, ukavuga uti n'uyu munsi n'urukundo rw'Imana runtunze. Aho ni rwa rwego umuntu azakubwira ati ibi n'ibi ntabyo ufite, ukavuga uti wowe umenye ubukungu mfite. Aho ngaho uba wicaye mu rukundo rw'Imana, aho ngaho uba warabatijwe mu izina rya Data. mm, Kubatizwa mu rwego rw'umwuka ni igice cya kabiri, ubwo naturutse hejuru. mm, Mu rwego rw'umwuka cyangwa se mu rwego rwa Mwana, naho noneho ubasha kwifata akaboko ukisomera ijambo ry'Imana ukaganira n'Imana. Ibyo ni byo Yezu atubwira muri Yohani 4 ndumva ari 23:24, no 4:24 atubwira yuko tugomba gusenga mu kuri, tugomba gusenga mu mwuka. Aho naho usoma ijambo ry'Imana ukarishyira ku mutima, bimwe Bikira Mariya akora byo kuvuga ngo yarabyumvaga akicecekera agashyingura. Niyo ngo aho mm, ngaho uri mu mwuka, urasoma ijambo ry'Imana ukabyumva, ukicarana n'Imana mugasabana. Aho ngaho uri mu gice cya kabiri cya batisimu. Nimugende mubigishe
mubatize mu izina rya data ni ukuvuga kugera aho bumva urukundo rw'Imana ruri hejuru ya byose, ukava mu guca imanza, ukava mu ntambara zidasobanutse, ukava mu bintu byo kubona ko abandi bazarimbuka. No, ibyo nta n'ubwo byongera kwibaza, utangira wowe gushimishwa n'urukundo rw'Imana kuri byose, rukunda igikeri, rukunda umunyabyaha, rukunda uwiyemera, rukunda aho ngaho waba umaze kwakira data muri wowe. Yego. Noneho igice cya nyuma, kubatizwa mu mazi, ahangaha naho noneho ukiri mu rwego rwa mbere, mu rwego ruhe rwo kwinjira muri kiliziya. Batisimu itwinjiza mu kiliziya, batisimu y'amazi. Kwinjira mu kiliziya ni ukwinjira mu kuri. Kwinjira mu kiliziya ni dufashe ikimenyetso cyo muri Ezekiyeli 47, ni ukwinjira n'aya mazi arimo kwinjira mu ngoro. Ayo mazi akakuzamukaho mpaka kugeze hano, akakuzamuka ku birenge mpaka ageze ahangaha. Aho ngaho uri muri batisimu y'amazi, ni ukuvuga urimo kwakira ukuri, Ijambo. urimo kwakira ijambo mu gice cyaryo cya mbere. Iyi Mm. batisimu igomba kukwica, ni ukuvuga y'amazi, ugomba gupfa. Kubera iki? Kubera yuko bigomba gushushanya kurekura kamere. Ntuzigera ubona Imana udapfuye, ni ukuvuga ngo ntuzigera ubona Imana utarekuye kamere, kuko kurekura kamere yawe ni ugupfa. Kamere nicyo kigize umuntu mu by'ukuri. Mm. Ubwo rero kwikura kamere yawe ni ugupfa. Ngiye icyo batisimu igishushanyaho y'amazi, ni ukwemera gupfa, noneho ukazuka ugiye gukurikira Kristo. Uwamaze gupfa ni ukuvuga ngo wapfuye yishwe n'aya mazi. Yishwe n'aya mazi ni ukuvuga ngo wicaweho na kiliziya, ya kiliziya twahoze tuvuga ari hejuru, Mm. wicaweho n'ukuri. Uwo muntu aba yapfuye muri kamere, agiye gutangira urugendo. Mm. Aho bihurira rero, ubwo umuntu iyo abonye akanya ajya anabivuga, tuvuge ku butatu kuko ari nabyo biba bijyana. Ubutatu data agomba guhagararirwa n'uriya muriro, nubwo wenda hamwe umuriro bakoresha Esprit Saint, ariko nyine ntabwo ariko nabifata, ubwo tuzabigarukaho bihagije nituvuga ku muriro. Noneho Esprit Saint igahagararira mwana, noneho ari amazi agahagararira iki? Agahagararira, ubwo bifashe ku bundi buryo. Ubwo narinyuze ahatariho, reka mfata horoshye. Tubatizwa kugira ngo duhinduke abami, ibyo ndumva Mhm. ariko tubivuga. Tubatizwa kugira ngo duhinduke abahanuzi, tubatizwa kugira ngo duhinduke abaherezabitambo. Yego. Ibyo ni ibintu bitatu: abaherezabitambo, abami, n'abahanuzi. Mm. Umuherezabitambo ni umuntu ubereyeho kugaragaza urukundo rw'Imana. Mm. Ni icyo cya mbere umuherezabitambo ashinzwe, ni uguhuza nako, ni ukugaragaza urukundo rw'Imana. Ni ukuvuga ngo muri wowe, niba ugaragaza urukundo rw'Imana, niba uri ku murimo w'urukundo rw'Imana, ubwo wabatijwe mu izina rya data. Ni ukuvuga ngo wabaye iki? Wabaye Urukundo rusa. umuherezabitambo, Kuvuga ngo wabaye babaye urukundo. umusaseredoti. Mm. Ubusaseredoti ubwo urabufite niba icyo kintu wamaze kucyakira. Icya Mm. kabiri batisimu iguha cyangwa ugomba kugeraho ni ikihe? Ni uko batisimu ugomba kugira umwami. Kuba umwami ni uko uhagarariye ingoma y'ijuru ku isi. Ni uko uhagarariye ingoma y'ijuru ku isi. Guhagarara ingoma y'ijuru, icyerekana ingoma ni ukuri kwayo, ni ijambo ryayo, cyangwa se ni amategeko yayo. Niba rero uhagaze mu mategeko y'Imana cyangwa se mu ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ufite mwana cyangwa wabatijwe kuri mwana, ubwo aho ngaho wamaze kuba umwami. Icya gatatu, ari nacyo cya nyuma, ugomba kuba umuhanuzi. Umuhanuzi ni umuntu wese noneho witeguye kugira gute? Gushyira mu bikorwa, cyangwa se kuburanira, cyangwa se gucyaha ibitagenda neza. Umuhanuzi aracyaha, umuhanuzi arigisha, umuhanuzi ararinda. Umuhanuzi acyaha ikinyoma cyangwa ikibi, umuhanuzi arinda ukuri, umuhanuzi ateza imbere ukuri n'urukundo by'Imana. Ngibyo ngaka akazi k'umuntu wabatijwe. Ubwo rero n'ibyo bintu bifite, ntabwo ikibazo mfite ari amazi wabatijwemo, ntabwo ari ubwinshi bwayo cyangwa umugezi wagiyemo. Nushaka uzajya muri Yorodani, muri Isiraheli,
nushaka uzabatirizwe muri Nyabarongo cyangwa hehe, ibyo ntabwo muri ari icyo. Pacifique. Cyangwa muri Ocean Pacifique, ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo. Ikibazo ahubwo ni ukuvuga ngo Mm, niteguye kwakira urukundo rw'Imana, ni ukuvuga data, niteguye guhagarara ukuri kw'Imana, ni ukuvuga mwana, niteguye kwigisha no gushyira mu bikorwa ibyo bintu, ni ukuvuga umuhanuzi. N'ibyo bintu bitatu bifite urabatije. Ubwo rero nshatse nanarekera aha ngaha, uzumva ikiganiro akagera aha ngaha azacyura ibyo. Uremye mu ishusho ry'Imana, mhm. Imana Nyagasani Yezu Kristu, yo data, mwana n'umwuka cyangwa roho mutagatifu. Nk'uko nawe ugomba kugira muri wowe data, mwana n'iki n'umwuka cyangwa se roho mutagatifu. Ibyo nawe ugomba kubigira muri wowe, kuko uri mu ishusho y'Imana, iby'Imana ifite nawe ugomba kubigiraho niba warabatijwe. Nuko rero turekere kujya mu mpaka, ahubwo dusome Bibiliya, tugerageze kuyinjiramo. Ariko icyo twafata ni uko amazi ahagarariye ukuri kw'Imana cyangwa se agahagararira ikinyoma. Ntabwo rero hari igice cy'amazi cyica, icyo ngicyo aba ari ikinyoma. Hari igice cy'amazi gikiza, icyo ngicyo aba ari ukuri. Iyo ubisomye, hari amazi igihe aba yica cyangwa igihe aba akiza. Ibyo ni n'imisomere ya Bibiliya, n'imyandikire ya Bibiliya. Ariko Mm, twongeye turekera nanone gutekereza ko ari Imana yica, wenda twari twanabivuze ubushize. Ahubwo icyica ni ibyo twebwe duhitamo gukora, tujya kure y'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rurahari, tuvuge nk'abamwana b'ikiraro, ahubwo tuvuge ngo nari naragiye kure yawe, none Mana ndagarutse. Ariko tugaruke tuje gupfa kuri kamere, kuko gupfa ntabwo ari kujya mu ntuza mu rusororo. Gupfa ni ugupfa kamere, ni icyo ngicyo Imana idutegerejeho. Uwapfuye kamere atangira kubona Imana. Hari ikindi twakongeraho? Nyagasani Yezu akuzwe.